Icyemezo cy'umwana w'imyaka 6. Iminsi yakomeze kwicuma bucece muri urwo rugo rwari rumaze guhinduka isibaniro ry'agahinda n'ubukene. Wa mwana w'imyaka 4 yari amaze kugera aho adashobora guhaguruka neza, bwaki yari yaramurenze pe. Umubiri we wari warananutse cyane, mu maso ye yabaga afite intege nke n'intimba ubw'ubuzima buremereye bari. Nta mbaraga yari asigaranye zo kujya gukina cyangwa kuvuga kuko inzara ari nyinshi cyane. Mukuru we w'imyaka 6 niwe wakomezaga kumuba iruhande, amufasha uko ashoboye kose, nubwo nawe yari umwana muto. Yageragezaga kumushakishiriza amazi, kumwumva no kumuhumuriza, ariko byose byari birenze ubushobozi bwe. Umutima we wari wuzuye ibibazo biruta imyaka ye yari afite. Yahoraga yibaza ati, ese murumuna wanjye azakira? None se koko Mana turaburara, ubu turarya iki? Ibyo nibyo yakomezaga kwibaza umutima we buri munsi. Ku ishuri abarimu batangiye kubona ko hari ikibazo gikomeye. Umwana mukuru ntiyakinaga n'abandi, ntiyasekaga, yishimiraga ubuzima bwe n'ubwa murumuna we. Mu maso ye yari yuzuye intimba n'umubabaro ku buryo bigaragara. Umwe mu barimu yaramubajije atuje ati, hari ikibazo mufite mu rugo iwanyu? Umwana araceceka, amarira azenga mu maso, ariko ntiyashobora gusobanura uburemere bw'ibiri kumubaho n'ibyo abayemo. Igihe kimwe wa mwarimu yaje kujya kubasura mu rugo iwabo, abona babaye mu buzima bubabaje cyane. Abana babiri mu bukene bukabije, nta burinzi buhagije, nta funguro rihari, n'umuto amaze kugera mu mirire mibi ikabije. Umwarimu atangira gushaka uko yabafasha mu bushobozi bwe, ariko mu by'ukuri ntibwari buhagije. Wa mwana mukuru yaje gufata icyemezo gikomeye kirenze imyaka ye kubera intimba n'inzara n'umubabaro byari bitamworoheye. Yatangiye kujya gushakisha ibijumba mu murima w'abaturanyi. Yacungaga bwenda kwira, akajya gushinga imirima mu bijumba by'abandi kugira ngo aramire ubuzima bwe na murumuna we. Mu mutima w'ubwoba bwinshi n'agahinda, agamije kubona icyo arya anagaburire mwene nyina udapfa. Icyo yakoraga ntiyakibonaga nk'ubujura mu mutima we, yabonaga ari ugukiza ubuzima bwe bwa murumuna we. Yabikoraga acecetse, atinya kubibwira umuntu uwo ari we wese, ariko umunsi umwe yaje gufatwa n'abantu bari barinze umurima wabo. Bamubonye afite ibijumba bike mu maboko, baramufata baramubaza, ariko kubera umujinya no kutumva ikibazo cye baramukubita cyane. Wa mwana w'imyaka 6 yararize, aratabaza mu ijwi ryo hasi ati, murumuna wanjye ararwaye, nta biryo dufite, mama yaradutaye, nimushaka munyice. Ariko ijwi rye ntiryumviswe n'abo bamukubitaga, ntibaryumvise uko bikwiye. Icyo gihe cyamusize afite ibikomere ku mubiri n'imibyimba, ariko ibikomere bikomeye kurushaho byari biri ku mutima no mu mutwe. Nubwo yakubiswe ntiyigeze areka gutekereza murumuna we. Yagarutse mu rugo atitaye ku bubabare, ajya kwicara iruhande rwa murumuna we, amufata akaboko nk'aho ari kumubwira avuga ati, sinzakureka, sinzagusiga, nzapfana nawe, ngiye gukomeza kukwitaho uko nshoboye. Iyi nkuru itwibutsa ko abana
basunitswe n'ubuzima bukomeye, bashobora gufata inshingano zitari izabo kandi bagakenera kurindwa no gufashwa aho gukubitwa no guhanwa kuko bishobora kubagira n'amabanga.